ibihe byiza wakanye subscribe kuri channel yacu ndakeye ni channel niko se noneho muze kumbona wateretseho na amahoro ntayo muhungu wanjye ntayo pe uzi wa mugani wajyaga baca kera bavuga ngo naragenze ndabona cyangwa kwa kundi kera bajyaga bavuga ngo nyarugenge igendwa n'abayizi. Ntago byoroshye rero, ntago byoroshye. Aka kanya naje nateretseho ibi birebesho bimfasha gutuma mutaguma kumbona mu maso bitewe n'agahinda mfite ku maso yanjye. Mbaza ati kara nakiki ngo bimeze gute ko muna bitoroshye. Uyu munsi nkugendere njye kureba umuvandimwe ahantu yararwaye, maze ngera ahantu atuye nsange hari kubera amarorerwa nka yayandi yabereye i Sodoma. Nuko nsanga kabaye induru zavuze ibintu bimeze nabi. Nate se na amahoro Nyarugenge se? Nyarugenge ndani katikati. Oya. Hapa chini kabisa kutoka kwenu hapa. Nuko ndabaza ati se byagenze gute mu bandimwe? Ati ntabwo. Na amahoro se? Ati ntayo, ati ibintu biberi naho Nyarugenge. Nyaboneka mu dutabariza ababyeyi, ibi bintu biberi nahangana nagahoma mu. Aturagenda ukabona umwana wawe yaragiye ataba mu mujyi, atakora akazi runaka, wajya kumusura akakwifataho neza, akakwereka ko nyine nta kibazo, ibintu ari sawa, atari ko ibintu akora ugiye cyangwa ibintu babamo ntiwabyumvisha amatwi y'uri umubyeyi. Niyo mpamvu nanjye ngiye kubivuga nkabanza ngashyiraho aka kantu kugira ngo mutabona amarira ndimo ndaririra hano. N'amarira se? Narize nubwo abana atarabanye, ndavuga atari ko ibi ni bya bindi bituma abahungu tuguma gusaza tutashaka kuzana abagore. Nuko inkuru irakomeza. Bati murakagira inkuru rero byagenze bite? Tubwire rwose natwe. Urabona ishamburete ati ndayireba. Ati urabona ifite amabati angahe? Ati ndabona ari nka 3 n'igice. Ati hano habamo abana b'abakobwa. Aba urabona ari bangahe? Ndabona ari 3. 3 bose. Nushaka wongereho n'igice kuko hari n'undi uza kubasura. Oya. Baragira gucya kukamatera kamwe babaho kandi niba ari ka Dodoma, niba atari Rwanda fomu ka 20. Tambwira ko rimwe byateye byo ngo by'abarezibiyeni. Nta reka da ya kibari n'ibyo ngibyo nubwo nabyo iwacu bitavugitse. Nagahomano. Ati bari mu nzu n'abandi bahungu bangahe abo? Oya. Nundi umwe ahari uri kubacungira. Induru zavuze abantu barimo baratabaza ati twatewe mugane wa mukecuru ngo twasewe. Ati se byagenze bitetanga hiriwe induru kabaye ubu ngubu twumiwe nta muntu ugeze ubona umutekano. Ati se abantu bangana gucyo bari muri korari, bari mu masengesho yo kwiyiriza, byagenze bite? Kuri gahunda. Ati ubundi hasi hejuru pipi po imipuri bari kuba barayivunira umuheto, bagira noneho n'imperuka. Barimo barihimurana ati uwa 6. No munsi mukuru ariko babaye. Yewe niba ari doheri bari kwizihiza itari yaza, niba ari Pasika yarangiye. Ati byatuyobeye. Ati mwihangane nyine none se kari uku nguku Kigali imeze. Ati ni uku nguku mujye mwihangana. Ati twajyaga twumva bavuga ngo one sum. Urumva icyo ari cyo Garafre? Ati 2 sums. Oya. Numbaze ngo ni ibiki? Ati 3 sum. Ngo ni 2 kuri umwe wo kuri 2 ni iki n'iki. Yego. Ubu noneho bo bari kuwukora wa 6 sum and packs. Oya. Muri chambrete. Agashamburete k'amabati 3 n'igice. Nyarugenge kwe. Nanjye ndashize ukuboko ku munwa ndumirwa. Ndavuga ati nta kundi ababyeyi mwaragendesheje. Kandi nyine mwebwe bahungu mutegereje kuzana abagore ebana. Mukomeze mwibera abahungu n'ubundi nta myaka 100 mugane w'abahungu. Nagomba gumuye ariko
murumva ko bitoroshye mwabantu nawe byaguteye ubwoba. nikanze nyine nahisemo kwizibera umuhungu, none se ubwo ari wowe urabyumva ute? Nta mpano ese ni ukuvuga ko wabonye bari bavuze ko abandi bose ariko bimeze. Ariko ubu ngubu ntabwo ari umuntu umwe nabonye, si na babiri, barenze na 3 n'igice. ntabwo mbakanze ariko numvaga nanjye ku kantu kwihangana byananiye, ndavuga ati wenda wagira gutya nkababwira ko n'ibyo bintu bibaho, n'ubwo wenda muba mubizi kundusha, ntimwabura isomo mukuramo. Byari ibyo rero, ku bindi ni bwa bushyuhe buri Nyarugenge ahari buri kubitera, niko nabitekereje, kuko iri zuba riri kwaka i Nyarugenge wagira ngo ni ya matanura bajyaga bacana hirya iriya za ntuze bajya bavuga mu bitabo. Ariko mu ntara bari kurya imboga da. Imboga mu ntara nyine, none izuba bari kurya ibyo ngibyo imipuri. Nta kundi barimo barihorera kubo mu ntara kuko bari kubaryana imboga. Byari ibyo rero, muragiye muri mwenge mwa basore mwe. Ntabwo byoroshye. Ndabarabuye